minsi kandi ndimo ndabona ku cyumweru mfite iteraniro nizabwiriza ariko nibiza kunkundira ndaza kubwira mwarimu ampamagarire wa mukozi w'Imana kugira dufashanye kandi numva Imana izakora imirimo ikomeye n'utyo nta kundi kambe nsoma igitabo nimara gusoma iki gitabo nasigaye ibindi ndaza kureba uko ndabigenza Imana ishimwe karibu yego yego uraho karibu iwacu muri Isanga murakoze cyane mwitwa bande se ko mbona mutugendereye nari mbagendere nari mbasuye yego n'ubwa mbere mpageze ariko ari mpaje natwe tuba turimo dusoma igitabo uru ni urugo rw'abakozi b'Imana mugezemo reka tubanze tubakire mu izina rya Yesu Mana turagushimye kubw'uyu mwana wawe utugendereye imbabazi zawe nizikomeze zimugaragareho kandi umugirire neza ikiganiro tugiye kuganira kubw'umutima mwiza agizeho kutugenderera ikiganiro turi buganire reka kibe cy'umugisha mu izina rya Yesu tubisabye amen amen ya urisanga murakoze cyane n'uryo none se uri mwene nde muho yewe mwene Rukimanganizi yego Rukimanganizi wazirimwe abagabo no rwose uriya musaza turaziranye iwacu bera mu ndorwa rwose mu ndorwa hejuru hari uriya turaziranye kera twakoranye Bugande twasangiye akabisi n'agahiye karibu mwana wanjye karibu mu yarahabaye yagiraga amashyo musaza mwiza uza amata uburyo twageragayo tukanywa amata ntanze ko muziranye ndatunguka turaziranye cyane none se ubu wowe uri he nanjye ndaho ndamahoro Bagendera na muri urugo ahantu wahabwiwe n'iki wa mwana reba kumanuka uratambitse ugeze aho habwiwe n'iki ahantu cyahambwiye ni umukobwa wanyu mufite ngaho umukobwa wacu kandi ndumva amata by'amavuta muzanye buya biranejeje bwa bundi imiryango ntigitana kweri umukobwa wacu wuhe se kandi umukobwa wanyu yamfura yawe yamfura yanjye Dudu ni yamfura yanyu ngaho rero niwe narinje kureba Dudu umukobwa wanjye mwamenye mute mwa ntabwo tuzuranye cyane gusa naramubengutse nazaza oya ndamuguha papa wawe n'imfura umuryango wanyu n'imfura rwose nta kibazo ndamumva ndamuguha none se banza umbwira amakuru y'umusaza saracyari aho umusaza yarapfuye yewe kuki ntabimenye mwuka byaramo ntabwo mwabimenye nanjye ntabwo nari mbazi ahubwo ndatunguye ko muzanye na data ndamuzi cyane ahubwo reka nguhamagarire Dudu waza kurebe ariko kamana enda ngwino ngaha mukobwa wanjye dore rwose suhuza umushyitsi barasa amakuru noneho genda ubwire Dudu ngo aze asuhuza umuntu aramushaka yego ese ko n'utyo nanjye nanezerewe ahubwo se ko ndi kubona umukobwa wanjye atinze nyabuneka araza yapo n'utya dore uyu nguyu ni imfura yanjye rwose uyu ni imfura yanjye ese Dudu ko ndeba utari musuhuza umushyitsi kudasuhuza umushyitsi bite dusuhuza umushyitsi yego n'uyu baba Dudu uyu musore ureba ise ni inshuti yanjye twareranywe i Bugande twikoreranye ibitoki twaragize cyane twanabanaga mu mwanya wo gusenga urabizi urugo rwacu rwubaha Imana twabanye mu mwanya wo gusenga twurira imisozi Imana iduha amasezerano mbega n'uryo rero ageze hano ndamubaza urinde arambye nsanga papa we turaziranye gutya mbona ndamuzi none rero Dudu umukobwa wanjye n'uryo yararimo ambwira ngo afite ijambo
cyari kumbwira ngo afite ijambo ngo ryamuzinduye cyakora ni imfura nka se ukubare n'abana beza yararimo ambwira ijambo ahubwo ngaho ujya mbere rero muhungu wanjye rega ubu nawe ni umuhungu wanjye murakoze nkuko nabibabwiye data yanise Rutimbo ngeyo Rutimbo ki? Rutimbo ngeyo umukobwa mwiza Papa karame mukobwa wanjye urabizi ndakubaha yego njyewe Dudu ntabwo nabana n'umusore witwa Rutimbo ngeyo